yaragiye ageze kwa Yesayi, bamuzanira abahungu ba Yesayi kandi ngo bari abasore beza. Barabanza bazana uwitwaga Aminadabu na Eliyabu na Shama, ni nabo batatu batubwira amazina. Sore beza barebare, ngo arebye wa mbere avuga ati byari byose uyu ni umwami kabisa. This is material for majesty. Shaka kudoda umwami, hano hari umwenda wavamo rwose. Kandi burya abantu kenshi niko dutekereza. Imana nabwira ngo uwo nguwo nturebe igihagararo cye, namugaye shyira ku ruhande. Aza nundi bamweretse Samweli avuga ati byari byose niba yanzuriye ntiri bwangu uyu nguyu. Uyu kamemu nawe ni material for majesty. Aho uyu muntu rwose umuntu yamukoramo umwami mwiza. Imana iramureba imucishamo ijisho ko n'uwo mushyire ku ruhande namuga. Bazana Shama ati ibyo byose ntabwo yanga babiri ngo yange n'uwa gatatu. Ati uyu we kamemu Imana igomba gufata decision ikamwimika. Imucishamo ijisho, iramuskaninga, iravuga ngo uriya nawe shyira ku ruhande namugaye. Hanyuma irangije kugaya batatu kugira ngo adakomeza gukora ayo makosa, iramubwira ngo Samweli ntukarebe nk'abakobwa. Ako ni igihugu ashyizemo. Abakobwa bajya baza kabona ngo pastor ngo nabonye umuhungu mwiza muremure. Urashaka umubounce wo kukurinda cyangwa urashaka umugabo? Kuba ikimugira umugabo si uburebure bwe n'ubunini bw'igituza. Kwari Imana imucisha mwijisho ikabwira ngo uyu nguyu namugaye. Arabizi nyandibwira abantu, hari igihe tujya mu bukwe abantu bakareba abantu ngo mwamfura mwe rero muteraniye aha ngaha, azicishamo ijisho nk'abayobozi izi mfura iriya ndayizi, ica umugore inyuma ayifayiringa, iriya ndayizi igira amatiku ayishyira ku ruhande, iriya no ndayizi irambura ntiwashobora. Hari igihe rero Imana ireba abantu twebwe uko tubareba ntabwo ariko Imana ibabona, ikamubwira ngo mwe mureba igihagararo, nge nkareba umutima. Haleluya. Rero nushaka gukora umurimo w'Imana, banza wumvire iby'Imana ivuga, ubanze witegereze niba wujuje iby'Imana isaba. Nguko n'umunyamasengesho n'umuyumbe agira iby'Imana isaba kugira ngo uwo nguwo. Ntabwo ari kuza widunda imbere y'Imana gusa ngo nuko ngo wiyise umuyumbe nguriwe. Imana jora rwote uriya ni umuyumbe wanjye ariko si uwanjye. Halo. Ntimundakarira ariko. Ukuri ni kwica umutumirano. Haleluya. Imana ireba abahungu batatu ba Yesaya beza barebare b'abasirikare, ngo bari no mu ngabo za Sawuli, bari abasirikare bakuru. Iravuga ngo nturebe yuko bafite n'igihagararo bakaba ari n'abasirikare bakuru, bariya nabagaye bari useless, ntacyo bazakumarira. Kandi koko ku munsi w'urugamba umugabo witwa Goliyati yari muremure afite nk'imetero 3, arasohokaza atera ibitambwe kubera ko ngo yari yambaye n'ibintu biremereye, akajya atera ibitambwe ukagira ngo ni tramburoma dote, ukagira ngo nyirago ugiye kuruka, yakubita hasi kumva tramburoma dote, yakubita hasi kumva tramburoma. Abayahudi bose bagira ubwo, ingabo zose za Sawuli uhereye no kuri Sawuli nawe yari muremure afite nk'imetero 3, bose bajya mu myobo. Hanyuma Aminadabu na Eliyabu na Shama nabo bari bahari muri aho ngaho, bisobagaho mu makariso. Sawuli yarasohokaga bakinyarira. Hanyuma haza umwana witwa Dawidi ufite umutima nk'uw'Imana ishaka. Niko Imana yavuze batore ngo nabonye Dawidi ko afite umutima nk'uwo nshaka. Hari abantu bafite umutima nk'uw'Imana ishaka. Haleluya. Kandi nimwitegereza neza hari ibintu Dawidi yari afite byanezezaga Imana. Turaza kubibona, uraza no gusanga ari nabyitegereje ku banyamasengesho. Dawidi yarahageze yumva ko yatavuga ngo nimushakira umuntu w'umugabo nyamugabo, ngo Imana yanyu ndayisuzuguye namwe mwese ndabasuzuguye. Dawidi aravuga ngo koma, kiriya kigabo kingana kuriya, kireshya kuriya, kiratinyuka kigasuzugura Imana ya Isirayeli, kigatuka n'ubwoko bwayo, kuntu cyoroshye kugikubita. Afite umutima
uw'Imana ishaka, umutima uw'Imana ishaka. Baravuga ngo ke kubw'icyubahiro cy'Imana no kubw'urukundo nkunda ubwoko bwanjye, uyu munsi ni uwa 40 ukora ibyo ngibyo, ariko uyu ni wo wa nyuma. Abaza abakuru be batari ko uyu muntu ashaka gukubita ikigabo nka kiriya cari, kandi be turakuzi ibintu byo kwiyemera, uhora wigize igitangaza. Uriya mugabo ni umugabo, ni muremure, afite intwaro, amenyereye igisirikare, abaye ibintu bigera kuri 4 cyangwa 5, byagombaga kumuca intege. Ahubwo atari ko mwebwe ntacyo mubyumvamo. Abaza utamuzi neza atinyibwira rata, umuntu acaye ngo abone ikibari arwane n'ikigabo nka kiriya. Baramubwira turabizi se, biroroshye cyane, reka tukuvuganire ku mwana, tumubwire yuko hano hari umusore ushaka kujya gukubita kiriya kigabo. Baragenda babwira Sawuli bati hano hari umusore ngo arashaka kurwana na kiriya kigabo, ati twaba tubonye umutabazi. Baramujyana, bamugejeje imbere ya Sawuli, nawe asita amuha disqualification. Kubera iki? Kubera ko bose bagenderaga kubigaragara, ariko Imana irimo kuvuga ngo yes, uyu mwana nakorana nawe. Hagarara imbere ya Sawuli. Sawuli aramureba, nawe aramusura, aramubwira tumva peti, bahoze bambwira ngo hari umuntu ushaka kurwana na uriya mugabo, none ni wowe. Icya mbere uracyafite amashereka ku mata, uri umusore w'umugenda, uriya mugabo amenyereye intambara, disqualified. Icya kabiri, uriya mugabo ni muremure, wowe uri mugufi, arakureba mu bwonko, aragukubita inkota ahereye mu gihorihori. Icya gatatu, afite intwaro za gisirikare kuva ku birenge kugeza ku mutwe, afite n'icumu n'agacumu bamutwaje na rizavu, wowe ufite inkoni gusa. None urambwira ngo ugiye kurwana nawe? Dawidi aramubwira ati ibyo byose arabifite, ariko gihe hari ikintu ufite umutima, I have a heart. Aramubwira ati kandi umutima afite ni umutima wubakiye ku Mana. Ntabwo nshobora kwemera yuko ubwoko bwanjye busuzugurwa ngo nemere yuko Imana yanjye itukwa. Ndumva muri gihe hari ibintu birimo gutogota. Uriya rero hari abantu babona ibintu bakumva muri we anointing itangiye gutogota, amavuta agatangira gutogota, akumva ameze nk'aho mushyize ku mbabura, akavuga ati hari ibintu birimo gutogota muri jyewe, ndumva hari icyo nshaka gukora. Haleluya. Sawuli aramubwira tumva peti, ntabwo ibyo ku rugamba ari bene ibyo ngibyo byo gusirimba no kwiterera hejuru nka credentials, ibihamya. Aramubwira turashaka ibihamya. Ati jyewe mfite ibihamya bidashidikanywa, ati jyewe ndi umushumba w'intama, I have a heart of a shepherd, mfite umutima w'umushumba. Ati idubu ryazaga rigashaka kundira intama, jye naritambikaga. Ati idubu nkaryirukana ryakwanga nkarifata kananwa, very close, komba kora ko. Ati nkarifata kanwa nkaritsibagura ryatera amahane, nkaribwira ngo wadubu niba wiyanga ukomeze umunsi wawe urawuyunguye. Ati ryakwanga nkaryica. Ati n'intare niko nazigenzaga kandi. Sawuli aravuga ati peti urambwira ko wishe intare, wica n'idubu? Ahamagara abakuru bati ndashaka gukora investigation, ni mu buhamya uyu mupeti ngo yishe intare muri komba kora ko. Batuyunguye wenda ibyano by'amacumu n'ibindi ashobora kuba atari ko kubijyanye n'intare ararindwa. Ati yahagaze ku ntama, intare ziribwiriza, n'idubu yarazikuye imwe se. Aravuga ngaho peti, ariko kiriya kigabo gishobora kuducishamo ijisho, gishobora kudusuzugura, bakavuga ko Isirayeli itazi kwambika ingabo zabo. Zikera inkotanyi zikirwana izo kwa Habyara bambaraga ibintu bya bote bya plastique, abandi bambaye za bote nziza za gisirikare. Kimwe mu byo babanenga baravuga ngo tekereza abantu bavuga ngo bazarwana natwe ngo batagira na bote zo kwambara. Abana bagate muri shinga ibya bote, twebwe twambara izigi za plastique, ariko kubijyanye n'umutima wo gukunda igihugu turarindwa.
ikintu kimwe abantu aramubwira ati baraza kuduseka bazaducaho umugani. Aramubwira ati ibyo bimparira ngo atereka nkutize intwaro zanjye basi we kudusebya. Ngo Dawidi arabyambara ateye intambwe yumva ntava hasi. Ateye naramubwira ati ariko burya Imana yo ntikoresha iby'inyuma ikoresha iby'imbere. Ngo abikuramo aramuhereza ati bisi nabishobora ntwari icyo mfite muri jyewe. Aragenda ageze imbere ya Goliyati, uwo musuzuguye bwa gatatu. Haleluya. Uwo musuzuguye bwa gatatu ni Goliyati. Ngo kuko Goliyati yaje areba hejuru ategereje umuntu bareshya mu gihagararo. Aza agenda areba hejuru agiye kubona yaragakandagiye. Ati mbe peti niwe bohereje. Nweze ko nari ntegereje umuntu w'umugabo ufite ingabo nini n'intoya, ufite n'umuherekeje, ufite icumu n'agacumu, ufite n'icyo gukingira umutwe. Abandi yabuzanye inkoni bakubwiye ko uje kwirukana inyoni cyangwa uje kwirukana imbwa. Ati ubuse sha we ni nanakwica nibisiga ntibona icyo birya. Habo yateze niri bakubwiye ko ari uri bunyice. Ati wowe nteranye icumu n'agacumu n'ingabo nini n'intoya n'ababigutwaye. Nge nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli washinze. Haleluya. Muteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzugwe. Mu yandi magambo nge mfite umutima udashobora kwihanganira ko Imana yanjye isuzugurwa. Kandi ubwo Goliyati yarahuze arimo kwidodomba. Ntiyabona ko Dawidi yamaze gushyiramo ibuye. Kuko buriya n'abantu bigeze kumva abandi bigisha ngo Dawidi yatwaye amabuye 5 ngo byashushanyaga izina rya Yesu. Ntabwo aricyo byashushanyaga, ryari ritaraza. Mu ngabo z'Abafilisitiya hari harimo Goliyati na barumuna be 4. Muzabitegereze bose bapfuye ku ngoma ya Dawidi. Umwe Dawidi yaramwisha, abandi 4 bishwe n'ingabo za Dawidi. Muzabisome muzabibona. Yabirebye aravuga ati ninkubita kiriya gikuru birumuna byo bishobora gutabara. Nabyo ndabirebera andi mabuye 4 hasigaye urugamba mbi ndurangire n'itaye. Kubitama amabuye 4 aravuga ati ibyo byose hari ikintu kimwe nabonye kiriya kigabo ni kinini ntabwo nshobora kugihusha. Umuntu wese wabaye umubaganye nkanjye arabizi neza yuko uko ikintu kirushaho kuba kinini niko byoroha kugitera ibuye n'umuhumetso. Kera nari nzi gutera imihumetso nateraga n'inyoni nkayihama. Ku buryo muyo bavuze inkuru ya Dawidi mpita nyumva ndeba cyangwa Goliyati gifite umutwe munini nkiyimagine umuntu arimo kugitera ibuye ukabona biri so simple. Aragenda igihe Goliyati akiri muri ibyo ngibyo by'amashyengo azunguza ibuye. Goliyati yagiye kubyumva ryamugeze mu gahanga yikubise hasi. Dawidi amuhagaze hejuru yamuciye umutwe. Finished. Urugamba yarurangije. Niki cyatumye Dawidi atinyuka guhangara Goliyati? Suko yari afite intwaro, suko yari afite ubunini, suko yari afite ikiniki, nuko yari afite umutima. Hallelujah. The heart of a warrior. Umutima w'umurwanyi. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Igihe tuzashaka kuba abanyamasengesho Imana yishimira, mwitondera umutima. Igihe tuzashaka kuba abakozi b'Imana Imana yishimira izakoresha ikagera kuri, witondera umutima wawe. Ndabwira cyane cyane abakiri bato. Hari abantu twatangiranye umurimo w'Imana ndabashaka nkababura kandi bari bafite impano pe. Niki cyabatwaye? Umutima. Dushobora kwicarana twembi tukavuga, tukigana theology, twembi tukabona masters, twembi tukabona doctora, ndetse ukandusha amanota. Abantu bakavuga ati uyu nguyu niwe tuzatora abe bishop, uriya ntabwo twamutora kuko uriya yamurushaga amanota, ariko ukakurusha umutima. Favor y'Imana ikambaho wowe irimo kugushira. Mwitonde nibiri mu mitima. Ndaje nze kubibereka mbishyize ku banyamasengesho. Na Yesu yarigishije aravuga ngo mwitonde, ngo muri mwebwe hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Baravuga ati se tuzababwirwa n'iki? Ati muzamenyera ku mbuto bera. Ati kuko ntabwo ushobora gusoroma imbuto nziza ku giti kibi. Muri ino minsi ni ikibazo gikomeye cyane turaza kubibona. Dufite abahanuzi bafite umutima w'ubucakura. Dufite abahanuzi bahanura ibyo bishakiye. Dufite abahanuzi bahanura bakurikije indamu zabo. Dufite abahanuzi bahanura nta Imana yavuze. Jya witondera umutima wawe. Wanze wibaze ngo ariko niki kirimo kumvugisha? Ni ukugira ngo nezeze abantu cyangwa no kugira ngo nezeze Imana? Haleluya. 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 So umutima w'abarinzi ndetse n'abandi bakozi b'Imana usuti. Reka mpere ku cyambere ubwo nakivuzeho. Turareba ibintu bitandatu
biranga umutima w'umunyamasengesho. Icya mbere, kugira umutima watwawe n'Imana, a heart burning for God. Umutima watwawe n'Imana. Ndaza kubirambura byose. Icya kabiri, umutima uhorana umutwaro w'abantu bawe, burden for your people. Icyatumye Dawidi arwana na Goliyati, icya mbere yari umwana ukunda Imana ye, utakwihanganira yuko isuzugurwa. Icya kabiri, Dawidi yakundaga ubwoko bwe. Hari ikintu nigiye kuri Dawidi mu bushumba, ariko abapasitori mwakongeye mukampepera, mumpepere. Haleluya. Dawidi yabwiye Sawuli, aramubwira ngo naragiraga intama za data, iyi dubu ryazaga nashoboraga gushyira my life online, nkafata ubuzima bwanjye nkabutambika hagati y'intama yanjye n'idubu, nkavuga ngo waduwe, mbere yo kundira intama banza undye. That's a heart. Umutima w'abantu bawe. Nigeze kugirana ikibazo n'umuyobozi umwe hejuru y'umukristo, biba birebire, turatongana. Ndavuga nti ndi umupasitori, nta burenganzira umfiteho bwo kumbwira ko ntita ku mukristo wanjye. Hari ikintu nigiye ku birenge bya Dawidi nk'umushumba, gukunda intama zawe ku buryo witambika iyo bibaye ngombwa. Abantu bose babimenya. Reka duhere ku ngingo ya mbere ivuga ngo kugira umutima watwawe n'Imana. Kugira ngo ube umunyamasengesho utazabicikaho. Abantu benshi basenga iyo bafite ibibazo cyangwa ibindi, ariko njye mbwira abantu ni amasengesho nyanyu. Rero Mana, uze kumfasha uyu munsi, ntacyo ndi busabe. I'm just coming to see you. Nje kukureba, nje kugushimira, nje kukunezererwa, nje kuba imbere yawe gusa, nta kindi kintu, nta kindi cyifuzo nzanye. Umfashe umutima wanjye ukunezerwe. Niba hari amasengesho ajya mbera meza, ni umunsi nsenga bene ayo masengesho. Umutima wanjye gusukaba umutima kore n'Imana. Buriya umuntu uzaba umunyamasengesho agasaza agisenga, ni umuntu udasengeshwa n'ibibazo, agasengeshwa nuko akunda Imana. Haleluya. Umva, ndagira ngo uyu mugoroba uze kugerageza ubikurure, nawe wikurure ubyegere, ubisabe Imana, ubwire Imana ngo Mana, mfasha numve iri banga, mfasha numve ukuntu umuntu ashobora kumara umunsi wose ntacyo yaje gusaba, yaje kuryoherwa n'ukuriho, kicara gusa ukabwira Imana, Mana, ubu ngubu ndaje nje kugutaramira, wambereye data ntagira data, warantabaye ibintu byose byanze, umbera umubyeyi aho nta na mama wari uhari. Njyewe mama ndamufite, ariko hari ahantu ugera ngo naho nyina w'umwana arera nyina ntiyumve, ugasanga ntawe ufite uri buririre. Hanyuma Imana ikabwira ngo ntuhangayike, ndahari. Mana, na hano urahari? Ndahari. Muri genocide twavuye mu rugo duhunga, mbega umunsi mubi Mana we. Turagenda duhunga, batutwara batuvana muri stade ari nijoro nka 3 y'ijoro, tugenda duhunga dukandagira intumbi, turi mu mwijima, imvura itunyagira. Tugeze Kabuye haranukaga, hari imibu, hari umunuko, hari icyondo, hari imvura, hari imbeho, hari umwijima, ibintu byose n'ibihunyira byaravugaga. Ndicara mbwira Imana, se Mana, are you here? Ubu naho urahari? Numva ijwi ry'Imana riramanutse ngo umva, ngo naho waca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzashya, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ndicara ndavuga, numva rero Mana, wambereye Imana izuba riva,
wambereye Imana turi mu birori, none ugiye kumbera Imana turi mu ntambara. Haleluya. Hari igihe Imana wareka tugasubira muri kirya gihe amara umunsi gusa ndimo kukubwira ukuntu wambereye Imana, ukanezerwa Imana kuko ari Imana yawe. Uwo mutima niwo mutima uvamo umunyamasengesho, kubera kujya imbere y'Imana. Iyo Imana yanezerewe, burya Imana isa n'ibyo yaremye. Tubwire ko wasinziriye, ukuntu wasinziriye aho hantu kandi mudari cyo nyampa n'abantu. Iyo wigeze kubabwira inkuru utangira kuyivuga wayica umutwe akawukwibutsa. Kuko icyo gihe naricaye maze kumva Imana ihari, negama ku matafari yari ahari kandi imvura yari irimo kugwa itunyagira. Negama ku matafari nicaye mu cyondo ndasinzira ariko deep, ibitotsi bya bindi ngibyo mu gitanda. Noneho mu gitondo madamu yaranyicaye iruhande, sizere du saa 12:30 atari ko se sheri uba muzima gusa nsobanurira ukuntu wicara mu cyondo, imvura irimo kukunyagira, imibu irimo kukurya, ugasinzira. Nawe hari igihe Imana ikubwira ngo amuhiya ngo ndi hano, ugasinzira kandi iruhande rwawe ibintu byose bimeze nabi. Inasenze Imana irambwira ngo mva uzabaho, nuca mu muriro ntuzashya, nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu miriro ntizagutembana, nuca mu migezi ntizagutembana, kuko ndi kumwe nawe. Rero ahantu twicaye hari Imana. Haleluya. Rero ariko iyo wicaranye n'Imana bene aho hantu, bene data, hari ibintu utamenya utaricaye aho hantu. Buri rero icyatumaga Dawidi yarajyaga aririmbira Imana akavuga ngo Mana, umutima wanjye ukugirira inzara n'inyota. Musomeza buriya 42, musomeza buriya 63, ngo Mana njya mugirira inyota meze nk'uri mu gihugu kitagira amazi, ngo mwumva ndagushaka. Uzi impamvu? Yari yarabonye Imana. Yabonye Imana, se yamwibagiwe. Ntabwo nzi ikintu yapfaga na se yaramwibagiwe. Bageze ahantu bamubwira ngo nta wundi mwana ugira. Hanyuma se yishima mu bwana ngo urumva ngo arahari, ngo ariko ngo ntabwo ari umwenda wadodamo umwami, he is not material for majesty. Ngo urumva ngo niwe bucura, ngo ni umuhererezi, ngo kandi uburyo bw'akazi akora aragira intama. Ubwo se urumva uwo ngo wari uzaza. Ariko Dawidi akavuga ngo niyo data na mama banyibagirwa, Uwiteka wazandarura. Imana ibibonye iravuga ngo uriya Dawidi namubonye ndamukunda, afite umutima watwawe nanjye. Buryo uzi yuko Dawidi yaririmbaga Imana ukagira ngo ni sheri. Ndimo najya nkunda kera, umuhungu yaririmbiraga umukobwa akabwira ngo Eliza sheri ndagukunda pe, nta wundi mwana nkunda, umutima wanjye wabaye amakara kubera wowe gusa. Hari igihe ujya imbere y'Imana umutima wawe ukaba amakara, ukavuga ngo Mana nta wundi. Rero bene ayo masengesho akurura ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ukanezererwa Imana gusa. Yewe Mana uyu munsi naje kugutaramira, ntacyo nje gusaba. Wari wabona ariko umuntu w'inshuti yawe uza kukureba ntacyo aje gusaba, akaza gusa akicara wowe tumva nari ngukumbuye. Dawidi yajyaga abwira Imana ati umutima wanjye uragukumbura, hifuza kugaruka aho uri. Buriya muzareba abantu bose b'abanyamasengesho bakomeye muri Bibiliya bari abantu bameze batyo. Mose yigeze kubwira Imana abwira ngo mva Mana, ngo jyewe umbabarire rwose, unyereke kurabagirana kwawe, ngo kandi abantu mbwira kuyobora ngo nutajyana natwe ntutuvana ahangaha,
ngo ubundi utajyanye natwe ngo bazamenya bate ko dutandukanye nabo. Haleluya. Yari umuntu ufite umutima ushaka Imana, ugira ishyaka ry'Imana. Haleluya. N'abandi batubwira Nowa ngo mu gihe Nowa abandi bose bari bahugiye mu busambanyi bwo mu gihe cye, ngo Nowa yagendanaga n'Imana. Enoki bakatubwira ngo Nowa yagendanaga n'Imana. Hari abantu iyo urebye muri Bibiliya usanga hari ikintu bahuriraho, ni abantu bakundaga Imana bakumva n'ibindi byose babireka. Haleluya. Ukunda Imana. Hari indirimbo yankunda cyane. Yego yego yego. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi amfatishije umugozi arirwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimakaye rwose genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose jyewe nduwe genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka. Iyo nanga wayiretse yihora uririmbishi ijwi ryawe. Nabonye uyu mukunzi mwiza kera yarampiye yaranguze yaranguza nk'ubugingo nawe yarangira ino n'ibintu none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Jye nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya ndinda kagakose mu nzira ijya mw'ijuru kumuhanga masiteka bizankiza intege nshira ubwoba nshirute nyuma nzatabarwa kanshira ubwoba nshirute nyuma nzatabarwa kajye nabonye umukunzi mwiza niwe nyir'imbabazi niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka. Iki rero nicyo kintu cya mbere kizatuma uba umunyamasengesho, ukunda Imana, niyo byose byagenda. Cya kabiri, kugira umutwaro w'abantu bawe, kugira umutwaro, kwicara ukajya uvuga ngo abantu banjye barimo bararimbuka Mana, abantu banjye babayeho nabi Mana. Uwo mutima Dawidi yarawugiraga, niwo watumaga yitambika hagati y'intama n'idubu, akavuga ngo ya ntabwo idubu rizandira intama kandi mpahagaze. Abantu bacu hari yewe nabibabwiye kare nkitangira kuba umuvugabutumwa,
nasenze Imana yabwira Imana umpa umutima wo gukunda abanyabyaha ku buryo nzajya mbasengera nkarira. None Imana igiye kunsubiza ingwa gitumo. Twari twagiye mu giterane cy'abanyeshuri, mbona ukuntu abantu b'urubyiruko batitaye ku bintu by'Imana. Nari ngira umusore mfite imyaka 27. Mbona ukuntu abantu baba jene baje mu giterane bari aho ngaho baragenda bafatanya agatoki n'akaboko n'abakobwa. Ndabira abana ntabwo bumva ibyo turimo, bararimbutse. Hanyuma ingira ingorane sijya wari urimo kwigisha, noneho baraza baramubwira ati reka dusabe mwarimu Antoine, icyo gihe nari umwarimu muri segonderi, azasengera abihana. Ndaza nangiye gusenga ndabwo n'Imana, uru rubyiruko rwicaye ahangaha bamwe ntabwo barabona Yesu, bamwe ntabwo muwazi ibyo turimo, bari mu byaha bararimbuka, Mana bari mu nzira y'igihogere, barashize taba. Amarira ahitaza. Abantu bari mwarimu afashwe n'iki? Ndatangira ndarira muri raraza, n'ubu ngubu bijya bimfata. Ubu ari igihe bimfata umwana umwe mu rusengero wacu, yari umuyobozi w'urubyiruko, arasambana atera umwana inda, tera umukobwa inda, nyina aririmba muri korali na nyina w'umukobwa aririmba muri korali, bihinduka intambara. Hanyuma ndamubana wesha ibintu wakoze rwose ukwiye guhagarara imbere y'itorero ugasaba imbabazi ukihana. Arazahagarara imbere y'itorero asaba imbabazi, murambitseho ibiganza amarira ahitaza. Nangiye kumusengera ndaturika ndarira. Abantu baramuza ariko pastor, umuntu nkawe twubaha uraturika ukarura imbere y'abakristo n'imbere y'abana n'imbere nawe nimba naragiye inka. Umushumba yapfushaga inka ye yakundaga yapfa akababara akanarira. None mpfusha umukristo ne kugira icyo numva. Buri kizatuma dusenga amasengesho atananirwa. Abantu bacu barapfa niturire. Abantu bacu bararimbuka mu byaha niturire. Abantu Mana bari igihe nigisha mwumva amarira araje. Buriya Yeremiya yigeze kwanga bwira Imana ati aka kazi wampaye ndakarambiwe mbivuyemo, ntabwo nzongera rwose ibi abantu kubaririra batanabyitayeho n'iki. Imana iramubwira ngo Yeremiya, kuko Yeremiya yari yatangiye gukora ibintu by'amakosa, yari yatangiye kubasabira umuvumo. Imana iramubwira ngo Yeremiya, ubwo watangiye gusaba umuvumo akazi kakunaniye pe biranze, ngo ibitunganye nubikura mu bigawa uzamera nk'akanwa kanjye. Inshuro nyinshi Yeremiya yabivagamo akavuga ati Imana aba bantu ntawe nigeze nguza, nta n'uwangurije nta n'uwo nagurije, ariko bose baranyanga, ndavuga bakantera amabuye bakamfunga bakana mu rwobo. Imana iramubwira ngo ubwo se ngo niba warirukanganye n'abagenda n'amaguru ukaba ugiye kunanirwa, ngo bizagenda bite ntihaza abagenda n'amafarasi? Ngo niba wirukanse mu mibanda ukaba urushya amaguru, ngo bizagenda bite niwirukanka mu mahwa n'ibitovu? Ariko muzarebe Yeremiya nubwo bamuhemukiraga bamaze gupfa, niwe wanditse igitabo cy'amaganya, Mana ubwoko bwanjye bwashize. Abo bantu banjye nibuka yuko banamutaye mu rwobo, nibuka yuko banamukubise inshyi, nibuka yuko bagize aramutaye, abantu banjye bapfuye. Uwo ni umutima wa Yesu. Yesu baramufashe baramujyana, bamugejeje ku musaraba, arahagarara bareba, niba nabyita guhagarara, abararanganyamo amaso bose barimo baramuseka, bamukubise bamwambitse ubusa, arabareba aravuga ngo Data wababarire ko batazi ibyo bakora. Umutima ukunda abantu bawe kugeza naho niyo baba bakubambye ukomeza ukabakunda. Amen. Haleluya. Uyu mutima urakomeye, uyu ni umutima unezeza Imana. Turaza kubigeraho kuko hari ahantu muri Ezekiyeli igice cya 8 n'icya 9 niho usanga ayo magambo. Imana yabwiye abamarayika babiri ngo bagende bace mu murwa bakubite, mugende mukubite ntimugire imbabazi, n'umusaza n'umwana nimumubabarire. Ngo ariko hari abantu ushaka gushingana, ngo abantu bariho ikimenyetso, ngo abantu barizwa n'ibyo babona n'ibyo bumva bikorerwa muri uriya murwa. Abo ni abanyamasengesho. Abantu barizwa n'ibyo babona n'ibyo bumva, ni abantu b'igiciro cyinshi, ni abantu barizwa n'ubwoko bwabo, ni abantu bicara bakaririra Imana kugira ngo Mana gira ikintu ukora, dore abantu bacu bararimbuka, gira ikintu ukora. Kandi iyo mvuze ngo bararimbuka ni mu buryo bwose. Hari abarimbuka mu buryo bw'umubiri, kandi abenshi ni bene wanyu. Aha hakurya
mu bintu byagombye kudushyira ku mavi ntitunasinzire n'iyi ntambara yo hakurya irimo. Halo? N'iyi ntambara yo hakurya irimo. Niyo haba atarimo na mukuru wawe, jewe iyo bavuze ngo hari abantu banga abanyarwanda mpita njya ku mavi kuko ngira umutima ukunda iki gihugu. Cyarampemukiye kera, uretse ko ubu byarahindutse ndaza kubigeraho, ariko ndagikunda. Kera reka mbabwire iri somo nubwo ndibuze kurigarukaho. Yewe ndangije reka mpere kera nkiri muto. Data bamwishe mfite imyaka 5. Murananga abahutu. Mfite 15 batwirukana mu ishuri. Urwango rwanjye rumera irindi shami. Mfite 25 na umwarimu muri universite barandinganiza banyoreza kwigisha muri tronco. Hiyongeraho irindi shami. Hanyuma ndakizwa. Noneho icyo gihe nigishaga muri tronco, Imana iranyegerera ambwira ngo reka twumvikane. Ubwo wabaye umwana wanjye biriya byose turabisibye. Ntabwo uri imfubyi ndiso. Kandi usubiza amaso inyuma urebe n'abafite base ntacyo bakurushije. Ariko Mana nize rindushye wize bikurushya, ariko hari n'abatarashoboye kwiga kandi bafite base. So nakubereye Yesu. Ubanza ukira umwuka w'ubupfubyi mba ndawukiza. Ikindi cya kabiri, aha bakohereje kwigisha si ubuzima bwawe buri. Ujye ukora kunkorera nk'umwana uri hamwe na se. Ukora akazi neza, ukunda iki gihugu, ukunda abanyarwanda, kuko aba bana wigisha nta ruhare bagize mu bibazo byawe. So aba bana ntibazigere babura amasomo yabo kuko baguhemukiye saba ngaba, ntuzabarenganye. Niga kuba umwarimu mwiza mu gihugu kitankunda. Umwarimu mwiza, gukunda abantu bawe niyo umerewe nabi, gakunda abantu bawe. Pastori murimo hano ari igihe abakristo bo guteza ibibazo n'amaturo ntibayazane. Hari igihe kera tukiri abasore twakoraga amafuti menshi. Twagize umwarimu muri Anglikani wacu, tugira abantu bitwa ba mwarimu. Mwarimu wacu akatubangamira, twara abantu b'abasore b'imigenda ariko bafite urusaku rwinshi. Twe twagendaga nk'imiyaga dushaka kubwiriza ubutumwa kandi dusakuza cyane nk'uko nguko, kandi nta microphone twari dufite. Noneho aduhanisha kujya duha iminota 10 yo kubwiriza, ibindi sinzi icyo yayikoreshaga yipfusha mu busa. Natwe tumuhimisha kudatura amaturo kuko iwacu hembwa purusa zayo winjije. Fine. Ajya twima iminota yo kuvuga ubutumwa, natwe tumwima amaturo aburi cyaryo. Hari igihe njya bitegereza ngo twari ibigoryi turakagira Imana. Ubu ngubu sinabikora. Niyo pastori yaza akabinyibwira akamubwira ati we Antoine uri umukristo wa hano muri paruwasi ariko ndakwanga. Nawe ni pastor wihanganye. Ntabwo byambuza gutanga icya 10 n'amaturo ngo nuko pastor anyanga. Kuko icya 10 cyanjye n'amaturo ntaho gihuriye na pastor. Kiri muri wa mutima wanjye n'Imana yanjye. Ndi mu pastor bakunda gutanga icya 10 ko natangiye kugitanga nyiri n'umukatolike, kandi bo ntibatanga icya 10. Imana yabinyigishije kubera gukunda Imana gusiramwira kujya unyubahisha icya 10 cy'ibyo wungutse, nanjye nzakugomorera imigomero muri ejo. Bihinduka contract. We niyo waba umupastori w'umutemo w'umugome, ntabwo yamuza gutanga icya 10 no kubaha Imana yanjye. Ahubwo najya nicara ngamusengera, we umupastori agira ingorane. Umuntu wanga kanga n'abakristo najya musengera rwose. Kubera iki? Hari ikintu Imana yanyigishije. Kunda abantu bawe kabone niyo baba batagukunda. Use na Yesu. Amina. Ingingo ya 3 nabwiye ngo ngiye kwihuta. Ingingo ya 3, nyuma yo kugira umutwaro w'abantu bawe. Amen. Ingingo ya 3 iravuga ngo no kugira umutima wejejwe. Kuko nimusoma ahantu hose muri Bibiliya, Imana ihora ibisubiramo. Zaburi ya 15 navuga ngo Mana ninde uzaturana nawe ku musozi wawe wera.
ngo ninde uzazamuka umusozi wawe, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera, n'ugendera mu nzira, n'ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka. Muzitegereza ahantu hose Imana ivuga ku bantu bayo, ariko mushatse mwanabyumva. Amen. Amen. Byagarutse buriya umunyamasengesho rero w'umunyabyaha burya wari icyitso cya Satani. Utekereza ufite, twabonye ko abanyamasengesho ni abarinzi, ariko tekereza urindwa n'umuntu ukoreshwa na aduyi, ntabwo waba ufite ikibazo. Kandi muzabibona ikintu cyo kugira umutima wejejwe. Reka mbwire, nabonye abahanuzi nabo bahamagaye mu bahamagaye. Nujya kuba umuhanuzi ujye witonda, nujya kuba nawe icyo utambwiye kuvuga. Abahanuzi muri mwana mujye mwitonda. Njyewe sintinya kubabwira ngo umupastori kandi mukuru, kuko nabonye byinshi. Nabonye abahanuzi bahanura ibyo bitekerereje, nabonye abahanuzi bahanurira indamu. Murambihana abana b'abahanuzi abarimo hano. Reka namwe mbibabwire, ntuzigere usaba amafaranga umuntu Imana yagutumyeho. Njya mbibwira abana banzanira ubutumwa, yarangiza akambwira ati ndashaka ati kijyana hano, nkabwe no nubwo jewe ndi umukozi w'Imana nshobora no kuguha iyo tike. Ubwo bimbwiye umaze kumbwira ibyo Imana yakuntumyeho, sindi buguha amafaranga, ko ndashaka kwigisha isomo. Nushaka ko nguha amafaranga yo kujya ibunaka, jyuza n'ubutumwa Imana yaguhaye yo kubanza kubumbwira. Ujye umbwira uti Imana yantumye ikampara, nkeneye 30,000, nzajya mbiguha. Noneho wigendere ntihaca undi munsi ugaruke umbwira uti kandi burya Imana yari yambwiye mu mbwire nibi ngibi. Icyo gihe nzabyumva, kuko sinshaka ko bazitiranya ubutumwa Imana iduha n'ubucuruzi. Abahanuzi batubanjirije muri icyatumye Elisa adafata ibitambo bya Namani, atazibwira ngo ndimo ndakora umurimo hejuru y'indamu, subirana ibihembo byawe. Kandi burya yabizana undi munsi, wenda nyuma y'ibyumweru akaza avuga ati nzanye ishimwe ry'uko nakiza. Elisa yashoboraga kubyakira, kuko ntiyashakaga ko bitiranya umurimo n'ibihembo. Jya mujye mwitondera imitima, n'uba ushonje ntuzahanure, uhanujwe n'inzara. Umuntu araza agahanura ubuhanuzi bw'inzara. Imana nigutuma ku muntu ntukamubwire ngo nyoherereza tike. Muri ino minsi bireze hano mu Rwanda, umuntu akaguhamagara, alo, hari ubutumwa bwawe Imana yampaye, ariko kugira ngo mbukuzanire ndagira ngo nyoherereze tike, unshyirireho na pocket money nsigira madamu, bangahitamo filing, nkamubwira okay goodbye. Ninde hari icyo utasobanukiwe? Gira umutima wejejwe, kuko muri Bibiliya henshi muzabibona. Icyambere umutima wejejwe, ko nagace gatoya navuze gusa. Umutima wejejwe, Imana iravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha nikizira kuwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Iyo ni Imigani 15:8. Amen. Muri Yesaya Imana ikavuga ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro, imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'abasabato no guterana ndabirambiwe, ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Muzasome Bibiliya zanyu neza muzabona Imana ibigarukaho kenshi. Iyo ni Yesaya igice cya 13:13-15. Yesaya 59 akabigarukaho akavuga ngo erega dore ukuboko k'Uwiteka ni kwahirize ngo nanirwe gukiza, ngo ariko gukiranirwa kwa niko gutuma abima amaso, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo nanirwe gukiza. Amen. Amen. Ibi rero ni ibintu tugomba kwitondera, kuko nimusoma Bibiliya zanyu zose hose Imana ibigarukaho kenshi. Ngo niba ugiye kwegera Imana uze watunganije umutima wawe. Haleluya. Amen. Ibintu byo kuvanga ibyaha no gukiranuka no oya,
hanyuma reka nihute njye ku cya kane, kugira umutima ubabarira. Kuko uyu nguyu rero uyu mutima, this heart, umutima ubabarira ni umwe mu mfunguzo z'amasengesho. Muzitegereze ahantu hose Yesu yigishije gusenga. Muribuka muri Matayo ibice 6 amaze kwigisha abigishwa bamubwiye twigishe gusenga, yarabigisha arangije rya sengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, arababwira ngo kandi niba murimo gusenga ngo ukibuka ko mwene so hari icyo mupfa, ubanze umubabarire, ngo ko nutamubarira na so mu ijuru ntazakubabarira byaha byawe. Muri Mariko 11 abisubiramo, arababwira ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi ushobora kwimura n'umusozi, ngo ariko n'uburimo gusenga ukibuka ko mwene so hari icyo mupfa, ujye ubanza umubabarire. Amen. Buriya umutima utababarira ni inkomyi ikomeye cyane y'amasengesho. Hindrance. Reka nze noneho mbaho urugero bufasha kubyumva. Buriya njya numva abantu basenga bakavuga ngo Mana, ngo waravuze ngo 2 cyangwa 3, ngo nibaterana mu izina ryawe ngo icyo bazasaba cyose uzatera. Ndagira ngo ndemo umutima abasore. Narasenze imyaka 27 umukobwa twuzuraga yarankatiye mutahira ubukwe, kandi nari naramaze gukizwa, none ngomba gutegereza Imana. 28 ntiyaza, 29 wapi, 30 na mama arandambirwa, arampamagara ngo ati gende. Ubwo amaze kungaburira, mama ni umuntu ufite kinyabupfura, arareka ndabanza ndarya ngo ataza kunyicisha inzara wenda nivumbuye. Ndarya abonye ibondo rimeze neza, atari ko buriya atujye ureba abana ba mushiki wawe. Mushiki wanjye umurikira rero we yarangije sogondera afite imyaka 21 ahita arongorwa. Ubwo urumva agenda n'ingene 30, umwana wa mushiki wanjye umurikira kuko murusha imyaka 3, umwana wa mushiki wanjye umurikira yigaga muri primaire, jewe ntarabona na fiance. Mama arambwira ati se ati ubona abana wa mushiki wawe ni hari icyo bakubwira se? Ntene barakimbwira, tubikoraho iki se? Ndimo nasenga. Arekeraho. Arandika 30 irashira, 31 yirenga, 32 aragaruka. Maze kurya atesege tiwibuka ibintu nakubajije aciye imyaka 3 tarya wambwiye gushye. Nakubwiye yuko ndimo gusenga. Ati Imana se irimo irasubiza cyangwa tuyitabare tuyifasha? Hari igihe rero Imana irimo kugenda buhoro ukumva wayitabara ukayifasha. Nanjye natwaye icyo gisubizo, ndagenda nyibera Imana yewe numva rero Mana noneho gerageza wongere speed, otherwise mama agiye kugufasha. Ariko umwaka Imana yari yabirangije niwo narongoyemo. Yarihuse yongeye speed. Ariko burya yongeye speed nabyo burya hari ibintu bimwe Imana ikora ikavuga ngo kabisa uyu muhungu sinshaka ko bizamubera kuri, kuko umugore wanjye yari ahari n'ubundi twuzura. Ariko burya umuntu inyoni utarashyira mu rugo ibikiri mu gihuru n'abandi baba bashobora kuyitwara, cyane cyane ko najyaga njyaho nkasanga hari abantu batonze umurongo kandi abenshi bandushaga kashi. Akandi mu mutima gusa akambwira ati bafite kashi ariko wowe ufite Yesu. Nkabwira ariko hari igihe azibagirwa ko mfite Yesu, abari bafite kashi bakamutambikana. Nuko uwo mwaka rero igihugu kigira ibibazo, abanyeshuri b'abatutsi n'abatutsikazi bigaga mu byo yigagamo bose barabiruka. Ko byari bimaze kugera muri za 90 barabirukana. Ukwezi kwa 7 naho ngo rero ubwo wakwirukanye katwihutisha gahunda, noneho nta mpamvu twisungane muhanagura amarira. Nuko ese amateka mwamubonye kare, twabyaranye abana 4 tumaranye imyaka 32. Kugira umutima wihangana ugategereza
bene data ntuzasengera ikintu kumva Imana hari ikivuze niyo yatinda uzayitegereze. Yabwiye Habakukira amubwira ngo ibyo nakubwiye niyo byatinda ntibizahera. Amen. Hanyuma cyane reka kivuge nihuta nacyo ikintu cyitwa kumenya gutega Imana amatwi, hanyuma no gusoma ibimenyetso by'ibihe. Hari amagambo ajya nkunda cyane aba mu ngoma ya mbere igice cya 12 umurongo wa 33. Harimo abana ba Isakari, igihe ingabo zasangaga Dawidi baravuga ngo harimo bene Isakari ngo abantu bazi gusoma ibimenyetso by'ibihe ngo bakamenya n'iki Isirayeli ikwiriye gukora. Abahanuzi muri Mariko muri he? Muranyumva? Muracyahari cyangwa muri mwagiye? Reka mbabwire ikintu umumaro w'abahanuzi mu itorero. Bene Isakari bazi gutega Imana amatwi bakamenya iki Isirayeli ikwiriye gukora mu gihe nk'icyo. Icyo nicyo muzamarira abapastori. Nge mparabyigisha abahanuzi bo mu itorero nyobora, ahubwo numva rero shambabwire biriya byo kuza kubwira abantu ko harimo abasambanye n'abake, biriya nanjye ndabivuga ntabwo mbiye guhanura. Nimumbarize Imana ngo irashaka kwira itorero rijyahe. Nimumbarize Imana ngo murashaka ko igihugu kijyahe. Nimubaze Imana, musome ibimenyetso by'ibihe, tujye tumenya ibyo dukwiriye gukora umunota ku munota, isaha ku isaha. Kuko ubundi buriya abanyamasengesho, abahanuzi nibo antene y'itorero. Batega amatwi Imana ikamanura ibyo yavuze, bakabibwira abayobozi, baba ari abayobozi bumva bakabishyira mu bikorwa. Nongere nihaniza abapastori. Abapastori bacecekesha abahanuzi nanjye njya mbikora, kuko iyo umuhanuzi hano uyu mwigisha arimo kwigisha ndamubwira noya si uko itorero ry'Imana rikora, dukorera kuri gahunda. Ariko niba wari umwanya w'amasengesho nimuhanure, munabyandike mu binzanire, nanjye mbirondore tubikore, tumenye ibimenyetso by'ibihe, tumenye icyo itorero ry'Imana rikwiriye gukora. Haleluya. Amen. Kuko iyi Imana itanze ubuhanuzi, nababwiye kare ngo ubuhanuzi hano nibumanuka mu bwandike, ubuza kumanuka bwamanuka none bwaza kumanuka nijoro muryamye mu bwandike, kandi mujye mubutanga abantu babwandike, nibarangiza babusengereho bamenye icyo Imana igiye gukora. Kumenya ibimenyetso by'ibihe ni iki Isirayeli ikwiriye gukora mu gihe nk'iki. Haleluya. Uwo ni umumaro w'abanyamasengesho. Umutima w'umunyamasengesho ni uwo nguwo. Umunyamasengesho uzagira umumaro. Amen. Ibyo bintu bitandatu muze tubyimenyereze. Amen. Cyambere mugire umutima watwawe n'Imana. Umutima watwawe n'Imana wabaye amakara kubera Yesu. Kandi ukunda Imana ukavuga ngo Mana niyo mutekereje gusa. Niba twajyaga turirimba kera tugikizwa, iyo ntekereje Yesu numva nuzuye imbaraga. Kugira umutima watwawe n'Imana gusa wavuga Yesu kumva muri wo hari ibintu bitogoza kubera kumukunda. Haleluya. Haleluya. Kugira umutwaro w'abantu bawe, kagira umutwaro wajya ujya imbere y'Imana. Nongere mbwira abapastori cyane cyane twebwe, niho ndangirije. Nkunda umwambaro w'abatambyi bo mu isezerano rya kera. Imana yari yaravuze ngo umutambyi ajye yambara umwenda, ngo noneho bamushyirireho ka efodi, ngo hano bakwikiremo amabuye 12 yanditseho imiryango y'ubwoko bwa Isirayeli, ngo na hano ku rutugu ngo bashyireho hano uruhande rumwe indi miryango 6. Bivuga ngo nzi imbere y'Imana ntwaye ubwoko bwanjye ku mutima, ntwaye n'imitwaro yabo ku rutugu. Haleluya. Noneho Imana yambona ikavuga ngo Yesu, uyu ni umukozi wanjye azanye umutwaro w'abantu be. Ibi bihugu byacu byuzuyemo akaga, ibi bihugu byacu byuzuyemo intambara, abantu barapfa buri munsi. Ariko niyo bataba barimo gupfa kubera intambara, abantu bacu barimo kurimbuka kubera ibyaha, nimureke tujye ku mavi dusenge kugeza igihe Satani azakurwaho, tukabona abantu bagaruka mu itorero. Kandi reka mbabwire ikintu gikomeye. Mu gitondo nari ngiye kubivuga ndabireka, ariko reka mbivuge muri uyu mugoroba kuko ndashoje. Mwebwe muriho urubanza rukomeye. Aba bantu mwavuye hano hakurya, mufite basogokuruza bajyaga buzura umwuka bagasimbuka bakarenga umusozi.
mufite urubanza rukomeye ngiye kubabwira. Buriya iyo mu muryango wawe higeze kubamo umukozi w'Imana ukomeye, ujye umenya ngo uyu muryango ufite ikibazo kuko Satani azawuhiga. Yes. Musomeza buriya 8 kuko hari ikintu cyitwa Avenger, hari umudayimoni. Reka mbibasomere kuko namaze igihe kirekire nibaza ngo murambabarira mbibabwira ibi ngibi murambe iminota mikeya kuko ndashaka kubasobanurira ibintu biri bubagirire umumaro. Buriya jenoside imaze kuba mu Rwanda, haje umuzungu, ni nanjye wamusemuriraga, araza twigisha inyigisho nananiwe kwakira. Aratubwira ngo buriya ngo cyatumye jenoside iba mu Rwanda ngo nuko mutasengaga. Ndabwira ko Mana nagenze isi, Abafaransa ntibaturusha gusenga, Ababirigi ntibaturusha gusenga. Ubu ngubu koko mu isi ya rurema nitwe warebye ubona Satani yazana akatwica kuko tudasenga. Uriya subitubwira iwabo barasenga kuturusha, ari umuzungu. Ariko bukeye uko ngenda mbaza Imana kuko byanteye kwishimikira, nawe Imana usobanurira neza. Imana ntibisubizo bibiri kandi byanejeje umutima wanjye. Yarabwira ngo mwana wanjye uribeshya cyane, iriya jenoside yarabaye ngo biriya nukuramukwa ko kuvuka kw'igihugu gishya, ngo yitaba ntabwo u Rwanda rushya rwari kuvuka. Noneho usubiza amaso imbere bisobanura mbona koko birambwira ngo ubu ngubu muba mukivangavanze n'iriye ingengabitekerezo ntimwari gutinyuka kuyirukana kuko abayifite nibo bari kuba ari benshi bategeka igihugu. Birambwira ngo ariko icyo ngicyo nta nubwo ari cyo gisobanuro gikuru, ngo igisobanuro gikuru ngo iki gihugu nicyo cyavukiyemo revival yahinduye Eastern Africa, ngo ntabwo Satani yigeze ababarira igitego mwamutsinze. Buriya rero iyo ugize umuryango ukabamo abantu bakorera Imana, ukavamo abantu bahindura ibihugu, Satani avuga ati okay, henga nanjye nze mbiture ndabasiribanga kuko mwarangiciye, henga nanjye mbice. Kandi iyo muri abantu bafite amasezerano, nabo Satani aravuga ngo aya masezerano ngomba gukora uko nshoboye ntazasohoze, kubera ko nadasohoza bazavuga ko Imana ibeshya. Mufite ikintu gikomeye rero. Rero Zaburi ya 8 umurongo wa 3 cyangwa wa 2 biterwa na Bibiliya ufite, aravuga ngo akanwa k'abana bato nabo nkawagahaye gukomeza imbaraga zawe nizo gutsindisha abanzi bawe, kugira ngo ucecekeshe umwanzi n'uhora inzigo. Buriya hariye Satani abika inzigo, ariko namwe nimugera mu ijuru bazababara. Njya mbibwira abana b'abapastori nkatwe twakoreye Imana, nkakorera Imana nkibuza byinshi, abwiriza ubutumwa abantu bagakizwa, hanyuma nazagera mu ijuru nkabona abana banjye ntibahari. Ntabwo nzi uko Imana izadukiza agahinda, ariko ndumva kabaho. Abafite ababyeyi bakoreye Imana mumenye ngo hari umwenda ukomeye cyane, kandi hari na Satani witwa Avenger, uhora inzigo. Satani agavuga ati genda umubitire bariya abantu bigeze kumpombya, genda ubahombye. Muzitegereza ukuntu Isirayeli yasiribanzwe, none muzi Satani ntarabababarira yuko wabyara umucunguzi w'isi. Wibaza ariko kuki abantu banga Isirayeli ntacyo yabatwaye? None Satani aravuga atoya, bariya
yabyaye umucunguzi ansiribangira diri. Urebe iyi si yose yacunguye nta kibazo. Pawulo yajyaga bati nakwemera nkapfa kugira ngo bene bacu bacungurwe. Burya muri Israeli nicyo gihugu kigira abantu bake bakijijwe, kandi yaratubyariye umucunguzi. Kubera iki? Satani yabanangiye umutima. Nayo buriya ndayisengera cyane, ariko ndasengera iki gihugu ukomokamo. Ubundi ku bwa kavukire mwakomokaga hano, ariko ku bwa gature mukomoka hariya. Kandi hariya hantu habaye ibitangaza by'Imana. Ahantu habaye ibitangaza by'Imana nimubanze mu bisengere. Ntuze ko Satani yahabirukanye. Niko ngaho ni mu muhindukirane mugende muhamwirukane. Tuzabyiga ejo, kubera ko buriya by the way ntabwo ari urwenya, kuko buriya hari igihe Satani yidegembye ahantu, abantu bakamwerekezaho intwaro zabo, bakamucanaho umuriro akigirayo. Yabacanyeho umuriro murahunga. Namwe nimuhindukire mu mucaneho umuriro abavire muri territory. Mwibuke aho mwavuye, hanyuma Satani namwe mumwihorereho. Kuko ntabwo ibi bintu abantu barabisobanukirwa. Ariko icyo nabibabwiriye, jewe nabaye mu bintu byo gusengera iki gihugu, ninjira mu mabanga y'Imana ngo numve n'ibyatubayeho impamvu yabyo. Bari nambwira ngo ibi byose byabayeho kuko iki gihugu cyazanye revival muri East Africa. Murangayeho gatoya, Satani araza arabasiribanga, mwongere mu kimwambure. Twarakimwambuye, ariko none arimo aragaruka. Dusinziriye turaho turimo kurya amahoro y'u Rwanda, turimo kurya development, turimo gutwara amamodoka meza, turimo gushyingira. Satani akavuga ati turabatungura basinziriye, twongere tubacape. Mukanguke tube maso. Nimutangira gusengera numvaga ngo baza, ntabwo mbyanze rwose. Hagiye byananezeza musubiyeyo, ko ari n'abasaza babiyongiye tutanaziranye bampaye inka, ariko ntarajya kuzicyura kuko sinabasha kujyayo. Ubwo nimusubirayo tuzabanza tuzigure muzorore, hanyuma bongere bangabire nanjye ngeyo. Ariko mureke dusengere ibihugu byacu. Ibyo ni urwenya, ariko nta rwenya rurimo. Ibintu biri serious, biri serious. Abayumve muve mu bintu bya karasisi, mwerekeze intwaro zanyu aho Satani ari. Kandi Satani ntabwo ari umukongomani, Satani ntabwo ari Kisekedi, Satani ntabwo ari umusirikare wa FARDC. Satani nuhagaze inyuma yawo ngawo agakurura imigozi bagakora ibyo batagombaga gukora. Sinzabumvemo mwanga bariya, kuko umutima w'umunyamasengesho ntabwo ureba abantu, ureba ikiri inyuma y'abantu. Ntabwo urasa abantu, urasa ikibakoresha. Baba ngo umva mu izina rya Yesu, Satani urimo gukoresha abantu biriya turagucyashye. Rekura abantu bakora ibyiza, rekura abantu bakora ibizima. Amasengesho y'urugamba, aho nawe ndi bintu tuba turaho tuba turimo. Hari amasengesho Satani rero gabaga yangaya, ariya n'umutima avuyemo ntabwo warutunganye. Ariko hari amasengesho ahindura ibintu kuko avuye mu mutima unezeza Imana. Reka ngarukiriza aha ngaha, uyu wari umutima w'abanyamasengesho. Kuko ubundi hari ibintu bitatu iteka ryose ugomba kwiga. Impamvu umusirikare agenda ari proud yo kuba umusirikare, si uko aba afite ibintu byinshi, ni uko aba afite umutima. There is a heart. Kandi iyo batoza abasirikare barabibatoza, kamutoza kugira iryo shema ry'icyahagarariye. Reka natwe duhaguruke tuvuge ngo Mana, duhuye umutima ukunda Imana, duhuye umutima ukunda abantu bacu, duhuye umutima wejejwe,
duhuye umutima ubabarira, duhuye umutima utarambirwa, duhuye umutima ugutega amatwi tukagendera ku bisubizo watanze. Turagushimye Mana yacu. Urebe iri teraniro dufite kuri uyu mugoroba, utwemerere tugusabe ngo uduhuye umutima wishimira, kugira ngo nituzajya tuzamura amajwi yacu ujye utega amatwi uri mu ijuru uvuge ngo bariye niba abantu nishimira bakora ku mutima wanjye. Mana, ndasengera abantu bose bari hano. Ndabizi neza iyi nyigisho ishobora kugorana kuyumva, kuko ntabwo ihuye n'ibyo tumenyereye kwiga n'ibyo tumenyereye gukora. Yandike ku mitima y'aba bantu. Waba yajemo hano Mwami asanzwe arangarira ibibazo, ntaba ari wowe atumbira, yige kugusenga atumbiriye wowe gusa. Waba yaje hano afite abamukomerekeje batuma umutima we udashobora kunezererwa abandi, uyu munsi uyu mugoroba ubeze ubatunganye. Uwaje afite umutima urimo ibyaha, urimo amashyari, urimo inzangano, urimo inzangano, urimo agahinda gasaze, urimo ubuhehesi n'ubusambanyi, urimo ibintu by'amarari n'ubujura, iyo mitima yose uyeze, kugira ngo dukore umurimo wawe twejejwe, twe kujya tukuvangira. Ariko kuruta ibindi Mana, duha amatwi yumva, duha umutima utegereza, kugeza igihe tuzasenguka dusubiza kandi ibintu bigahinduka. Kandi Mana, twongeye kukubwira ngo duha umutima ukunda abantu bacu. Turashaka gusengera aka karere kagakira, turashaka gusengera iki gihugu cya Kongo kiri hakurya yacu, tukereshejeho umutima mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Iki gihugu uragikunda, iki gihugu wigeze kugikoramo ibitangaza, abantu babuzura umwuka, babwiriza ubutumwa, barasimbuka, baraguruka, baragukunda. Turasenga ngo uno munsi wirukane imyuka y'abadayimoni yose, iriya myuka y'urwango, iriya myuka y'ubugome, iriya myuka y'ubwicanyi, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Tuyifasheho ubutware bwose kandi turayicyashye. Dayimoni w'ubwicanyi, dayimoni umena amaraso, mu izina rya Yesu turaguhambiriye, ubutware bwawe tubushyizeho iherezo. Turakwirukanye, turagucyashye, uve muri kiriya gihugu, ureke urabukoresha kugira ngo bashobore gukorera umwami wacu. Mwuka wera, reka igicu cyawe gitwikire iki gihugu kiri hakurya yacu, uvaneho animosity hagati yabo natwe. Mana, ntabwo dushaka igihugu twangana kandi turi abaturanyi, turashaka igihugu dukundana, turashaka igihugu dufatanya. Reka imbaraga zawe zimanuke, ibo bishyireho iherezo. Kandi Mana, turasenga ngo abaturage bose, ijambo ryawe riratubwira ngo niwe wageneye amahanga yose aho atura. Aba bantu batuye muri kiriya gihugu imyaka n'imyaka, kuva mu kinyejana cya 15, basubize mu byabo, basubize mu butaka bwabo, utanga amahoro, ubavane mu buhunzi. Imbaraga zawe zibikore Mana, ubisohoze. Ntabwo tuzi uko uzabigenza, ntabwo tuzi inzira uzacamo, ariko wowe uri Imana. Usubize gusenga kwacu, imbaraga zawe zibisohoze. Utanga amahoro muri Kongo. Turavuga amahoro kuri kiriya gihugu, turavuga amahoro ku misozi yaho, turavuga amahoro ku mibande yaho, turavuga amahoro ku nzuzi zaho, turavuga amahoro kuri buri muturage waho uko yaba yitwa kose. Reka amahoro utanga abe kuri iki gihugu Mwana. Wumve gusenga dusengera ahangaha, ukura umujinya mu mitima yacu, ukura urwango rwaba rwarinjiye kubera ibyabaye. Duteremo umutima w'inkuru yo muri Kristo Yesu, dusengere kiriya gihugu kugeza igihe kizakira. Turasengera n'iki cyacu kigenderere. Watugiriye neza Mana, umwuka mubi w'ubwicanyi urawirukana, tureba uragenda, ariko wimukiye mu baturanyi. Vana uwo mwuka mu bantu, vana umwuka w'ubwicanyi, vana umwuka w'amaraso mu bantu, vana umwuka w'urwango muri ibi bihugu byacu. Turavuga amahoro, turavuga umutekano, turavuga ubwumvikane, turavuga ubw'ubusabane, turavuga guturana, turavuga gufatanya, turavuga iterambere, turavuga Mana ubwami bwawe. Reka imbaraga zawe tuzibone zikora ibitangaza, kandi wongere usubiranye ibihugu byacu, ubihe umugisha. Wumve gusenga dusenga kuri uyu mugoroba, twaba turi hano uyu mwanya, twareba tuzaba turi hano ejo, igihe cyose tuzasenga amasengesho yacu agume imbere yawe, kandi usubize kwifuza kwacu mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwakoze kwihangana ko busaza kanza, ariko ntacyo. Amashimesha.
murakoze kubw'ijambo ry'Imana, murakoze kwihangana by'ukuri kubwo kumva ijambo ry'Imana. Reka mbere yuko twari tugiye gusengera ibyifuzo, ariko kimwe kera yagisengeye ntitwo gisubiramo. Yasengeye iby'igihugu, ari igihugu cyo Kongo, ari hano yahasengeye byarangiye. Tuzaza kujya gusengera ibindi byifuzo by'abarwayi, ibyo tugiye kujya gusengera mu kanya. Ariko mbere yuko tubisengera, bamuzana perezida